cyo nabwira abantu bakunda bariya bana, abantu mukunda Vestina ameze neza, nta kibazo na kimwe afite. Rero ntimukangwe n'amagambo arimo kuvugwa, ibitutsi biri kumutwaho. Niba ukunda Vestina, komeza umukunde, komeza umusengere, komeza umugwi inyuma. Babyita kugwa umuntu inyuma, mu mugwi inyuma, kuko nimba usanze aho Saga yabaye Saga barimo baravuga, nawe ujya kuri negative side, ntabwo icyo gihe ntago uri umukunzi wa Vestina. Rero ushobora kuvuga yego ariko ukanavuga inkuru uhagazeho. So rero guys, muhumure, Vestina nta kibazo afite. Turi muri Canada, ari muri Canada. Murabizi ko bana bamaze iminsi muri Canada. Nimba mutaranamubona i Kigali, muhumure, ntabwo bivuze ko hari ikibazo afite. Welcome back. Twari tugukumbuye, wagira ngo umaze iminsi, wagira ngo umaze ukwezi. Umva, njye ndikumva wagira ngo nari maze nk'umwaka. Umva, ubu ugiye ukamara ukwezi, noneho byagenda gute? Nanjye nari nkumbuye, ndumva nyine ndishimye ko nongeye kugaruka mu rugo. Ndabona unameze neza rwose, ntabwo umeze nk'unaniwe, kandi nibaza ko ubu rwose umeze nabi. Ndananiwe ariko si cyane. Nuko nyine urumva urugendo, kubera n'umwana utwaye umwana, bebe yananiwe cyakoze cyane. Ubundi buryo umwana ananiwe nawe urananirwa, kuko urumva gukomeza umuterura ugira gute nyine bitewe n'uko ameze, nawe bisa n'ibikunanije. Ariko anyway kuba tugeze mu rugo nyine gushimira Imana. Umva none se mbwira, mbese numvaga afite amatsiko ateye ubwoba. Mbwira ukuntu igitaramo cyagenze, mbwira mbese mpa amakuru, mbese mbwira ukuntu igitaramo cyagenze. Twagombaga no kubwira abakunzi bacu ko urugendo rwagenze n'uko igitaramo cyagenze. Ntabwo twabyihererana cyane ko nabo banakoze akazi keza cyane ko nyine twagiye kugira ngo tubereke uko bimeze. Hari amavideo menshi nyine twashyize kuri channel yacu kugira ngo barebe ko igitaramo cyari cyifashe. Ndakeka ko bakoze akazi keza kuko barawocinze. Barabirebye byari bishimishije biriya bintu, nta muntu utarabirebye. Buri wese nyine expectingaga kubona ibintu byiza. Bano bana turabakunda. Njyewe ahubwo naravuze nti uko nabirebaga, hari ukuntu umuntu akwereka urukundo ukavuga uti bise bibaho. Noneho ufite ko ari batoya, njyewe hari ukuntu binkora ku mutima cyane. Ahari impamvu ari dutope, n'uduhinja nyine Imana yagiriye neza. Imana ikunda abana. Imana yabahaye impano idasanzwe, barakunzwe. Nyine impamvu mvuze nti hari igihe ubireba ukabona uwanarira. Ubwo uzi ko mu gitaramo umuntu wese wabonaga ko arishimye, waba afitiye impuhwe, ukabona n'abakecuru disi baje kureba abo bana. Yego yo Mana, abana bafite imyaka ingana kuriya nyine ari abana bakorera Imana, babishikamyemo. Ni ibintu byiza, ni ibintu byose. Njyewe no kubareba live numvaga n'abaye speechless, gusa nkabareba kadoro kasi nkakareba n'akapucyuri mana we. Noneho uzi ko ari agahinja burundu, n'utwana n'aka Vestina ni keza Mana. Kubareba live biraryoshye, byiza cyane. Mwagize ibihe byiza. Twagize ibihe byiza, umva nyine byari byiza pe. Niyo mpamvu nari excited nyine kubona ugarutse, kugira ngo yitumbaze. Thank you so much kuza kumfata. Nyine nanjye I feel home. That's sweet. Ubwo nyine ndumva nishimye. Thank you kunzanira indabo. You know what I like. Aura flower kind. Thank you. That's so cute. Ubundi rero
iby'urugendo byo byagenze neza pe, byagenze neza, mva mfite amagambo menshi sinzi naho nahera, ariko muri rusange byagenze neza. Twaragiye nyine tugera muri Edmonton. Mana yanjye, ni ukuri sinzi ukuntu nabivuga, ariko byabaye uko ntabyo expectingaga, byabaye ibintu birenze, haba mu rugendo nagize, haba mu bantu bose twahuye nabo. Nshimira cyane Mana abantu bo muri Edmonton banyeretse urukundo, nagiye nisanga. Ndashimira cyane famiye yanjye, famiye yo muri Edmonton banyakiriye. Byari byiza, twagiranye ibihe byiza by'umunezero udasanzwe. Mana, hari igihe abantu bagukunda koko ukavuga umugisha hari igihe abantu bagukunda ukavuga ati Mana, harya burya koko nuko nkunditse. Abantu bo muri Edmonton ndabashimiye, bantu twabanye muri ino minsi maze. Mana, ndabashimiye, famiye yanjye murankunda, nanjye nkabibona nkumva umutima wanjye uranezerewe. Ndabashimiye cyane, ntabwo nabavuga mu mazina yanyu, ariko ndabashimiye kandi ndabakunda. Nari nanabakumbuye, ariko ndumva nongeye ndabakumbura kuba nabasize. Ndashimira sinabura gushimira Jane wo kuri Positive Mind TV show. Jane nawe yanyakiriye neza muri Edmonton. Ndashimira nanone, ndashimira Irene muri Ndahabi, nawe twarabonanye, shana umutipe uri cool. Twanagiranye ikiganiro, by the way, twagiranye ikiganiro, hopefully ko muzakibona very soon. Ubwo nawe ahari yumve ko mushimiye. Ndashimira, umva sibo nashimira nkazarangiza, ni benshi kandi ntago abenshi bari private, nta mpamvu yo kubavuga mu mazina, ariko bariyizi bumve ko mbashimiye. Nanjye bumve ko mbashimiye rwose. Uwagufashe neza nanjye aba yamfashe neza rwose pe. Bumve ko tubashimiye bose muri rusange. Imana ibahe umugisha. Abakunzi bacu turabashimiye cyane by'umwihariko, kuko mwatweretse ko turi kumwe. Ndibuka ko no mu gitaramo hari abanyandikiraga bambwira bimeze gute, ko mutarapostinga, ko mutarashyiraho. Kandi urumva nyine iyo uri mu gitaramo ubu fokasinze. Ikindi natwe twari turi mu munyenga nyine wo kubyina, twarabyinnye ko narakubonye hariya n'undi munsi rero ntabwo ari mu gitaramo, ahandi twari turi muri eglise. Ubwo eglise yo nari ntarayigeraho. Mu gitaramo nyine urumva abantu barambazaga, kuko bose bari bazi amasaha y'igitaramo kiri bubere, bari bazi ko hari amasaha y'igitaramo kiri bubere aribwo bari bubone video, kandi ntibikunda. So rero ndabashimiye ko mwanyeretse ko turi kumwe. N'abantu mwese mwasubscribinze, Mana we, barayirebye iriya video benshi. Imana ibamugisha, mwarakoze. Ubu tubaye umuryango munini, twabonye abantu benshi barenga 1000. Bararenga abantu mwadukunze mukaza kutujoininga, umva comment menshi cyane. Imana ibahe umugisha, atwankuraja. Thank you so much. Reka twikorere agafamiye keza kuri With the Sisters. Tuzabikora rwose, natwe mwatwetse ko turi kumwe, so why not? Byaratwinkareginze, byaduhaye ntago natwe twabireka gutyo gusa, biba bikweretse ikintu kinini cyane utanatekereza. Umuntu ugukunda atanakuzi. Ibyo rero ni ikintu duha agaciro gakomeye cyane. So rero apa ari igitaramo nyine, bwarakeye tujya no kuri eglise. Abantu rero babonye mbyina mukanseka, Imana irabareba, mwaransetse ngo nabyinnye nabi, kandi mbabwije ukuri ni ubwa mbere mu buzima bwanjye nari nsirimba. Gusirimba Mana yanjye, narahanyanyagiye.
ariko kubera ko wari uri kubyinira Imana gusa nyine wumve ko ntacyo mvuze. abantu mwese mwansetse rero ngo ndi kubyina nabi, Imana irabareba. Warasirimbye pe. Narahaserebetse nubwo njye nari nishimye cyambere. Nicyo cy'ingenzi. Iyo wishimye ntiwikontorora. Ariko burya ngo nta n'imbyino mbibaho imbere y'Imana. Yes, bitewe n'icyo uri kubyinira. No, nari nishimye ndi kuri stage imwe na Vestina na Dorcas. Ikindi wazumbaza ni nta iki? kintu na kimwe twaza tukubaza kubera ko twe ntitwari tunahawe. Mwebwe mwigeze muha kuri stage imwe na Vestina na Dorcas? No. None mufite ikihe kibazo rero? Uri icyamamare. Ngo nasirimbye nabi, naramaze. Imana yo yarabikunze, nanjye ikindi narabikunze, nayo nishimye mu mutima. Oya, warahanyanyagiye. Sinamenye nuko nahagurutse aho nayo nicaye. Urumva nayo nicaye neza. Yes, nayo nicaye iruhande rwa Vesti, nayo nicaye iruhande rwa Dorcas. Ariko mve n'ukuntu nkomeye kubera nari umushyitsi muri iyo eglise, nayo nicaye ku ntebe y'imbere nk'abandi bashyitsi bose. Abandi bose bari abo muri Edmonton, njye n'ubwa mbere nari ngeze muri iyo church. Yes, nicaye iruhande rwa Dorcas. Urumva ndakaze rwose wanyanyagiye. Urumva rero niba wicaranye n'abantu ukabona bafashe mikoro bagiye kubyina, nanjye nagiye muri uwo mwuka, ndagenda ndibyinira koko. Ariko naratashye baranseka ariko guseka ari abana. Nukuri ngo nasirimbye nawe. Umva muramwe mujyeho murebe nyine kuntu nabigiye. No, it was okay gusa nyine mbireba mu jisho. Nanjye urumva ntabwo nzi gusirimba, ariko ndabibona nyine ko wanyuranyaga n'abandi. Ntako ntagize. Anyway, waragerageje no kugira iyo courage yo kujya kusirimba kandi utabizi. Umva nari nishimye icyo nzi cyo. Sometimes iyo wishimye urirekura cyane nyine, ibindi bimenywa n'Imana. So twagize ibihe byiza, twari mu mwuka mwiza wo gusenga, kuririmba, kuramya no guhimbaza n'ibintu byanjye. Sinzi kubyina ariko nzi kuririmba cyane. Umunsi umwe nzanabaririmbira. Ikindi rero reka nakubwire, buriya iyo uririmbira Imana ko waririmba kose kubera ibyishimo wowe ufite muri wowe na connection n'amagambo ari kukugwa ku mutima, uri kumva kukugwa ku mutima, ntabwo bavuga ngo waririmbye nabi gute. Ntacyo bivuze kuba ufite ijwi ryiza cyangwa iryo twita ko ritari ryiza. Icy'ingenzi ni objective y'ikintu. So rero twagize ibihe byiza, twarirekuye. Sometimes ubu bikeneye, bari abana baduhesheje umugisha pe, baraduhesheje umugisha. Hahandi utaha wumva mu mutima hararekuye, haratunganye, ukajya wumva nk'imodoka ivuye mu kinama. uba wumva ahubwo uri kuvuga ati yaba Imana yari nyijyaniye nona ndi kumva ntunganye, ndumva nejeje, ukumva wakwigendera. Kuririmba biraruhura, like sinse nabyita ngo biraruhura, nyine bitanga happiness. Urumva happiness iri mu bwoko bwinshi. Hari happiness ushobora no kugira wagiye mu kabyiniro ukumva wagize happiness, ariko happiness yo kuririmba gospel, kuri iriya connection uba ufitanye n'Imana, no kuri wumva mu mutima wawe hari ukundi kuntu ubaye nk'uri pure. Yeah, I love it. Nanjye ndabikunda cyane. Mva ntabwo nababwira nyine umunezero nahagiriye, like n'ubu ndacyari kubifiringa. Ndumva niyo mpamvu numvaga ko twagombaga nyine no kuganiriza n'abakunzi bacu. So ibihe byabaye byiza, aba bana turabakunda. Ubwo nje ndumva nyine kuko nahuye nabo tukibonanira. Nje nziranye n'abakomeye. Nziranye n'abana bahawe umugisha, nziranye n'abana bakomeye bakunzwe. Nawe ari kurakunzwe. Ndakunzwe, narabibonye. Umuntu utamukunda n'indera navuga bimbwire. Nibaze babitubwire. Anyway, ni ukuri twagize ibihe byiza, sinzi uko nabivuga. Byari byiza. Ndabashimiye abari abana, nshimiye n'abayobozi babo babafashije bakaza muri Canada, kuko sinibaza uburyo ngiye nari guhura n'abari abana, ariko in the name of Jesus byarakunze. So rero guys, twagiraga tubabwire uko urugendo rwagenze, kuko nyine like niyo yari intego yo kugira ngo tuhagere, tuhababere abari kure. Byari urugendo nyine rutari rurerure cyane, ariko kandi urugendo rw'amasaha ane n'indege ntabwo nanone wavuga ngo ni urugendo rworoshye, ahantu udashobora gutwara n'imodoka. It was something, ariko Imana yarakoze kudufasha, turayishimiye ko yabidubashishije, tukaba tunagarutse amahoro. So abakunzi ba Vestina na Dorcas rero, abantu babakunda nkatwe,
nagiraga by'umwihariko mbahumurize, nzi neza ko bano bana turabakunda pe, cyane ariko nta n'umuntu ukundwa na bose. Ikindi kandi hari ukuntu nyine ibintu bitrendinga, murabona nk'iyi saga irimo iravuga Vestine, ibyo byose nibaza ko atabireba ngo bimushimishe, ntabwo byamushimisha ariko twebwe nk'abakunzi be nibaza ko dukwiriye kumuba hafi no kumuvuganira, kumubwira amagambo amukomeza. Ikindi kandi nta nubwo ari byiza kuba kuri negative side utanazi mu by'ukuri what's going on. Ntabwo turabona Vestine ahagaze ari guhamya ati njyewe ibi bintu nibyo narabivuze. Ikindi iterambere rizanatugeza kure, ntago tuzi ngo ibi bintu byanditswe nande. Iyi message twabonye popinga iti trending hahandi banza nta kintu cyirukanse nk'iyi message kandi nta n'iminota ingahe yamazeho. Sinzi impamvu inkuru mbi abantu tuyihutira cyane, ahari ngira ngo niyo abantu bose baba bategereje. Akenshi abantu sinzi ariko Imana igitubabarira tujye cyiza buri wese yikosoye ku giti cye byaba byiza. Ntabwo numva ukuntu ikintu iyo ubonye ko ari ikintu kibi ukakihutisha noneho kurushaho, ese ubwo ni urukundo uba ufitiye uwo muntu? Cyangwa uretse ko hari n'ikindi kintu kiri mu banyamakuru, ugashaka kwibonera views no kubona like uwo uri muri business yako ntiwitaye. Ariko kubona umugati wakuye ahantu habi ujya kugaburira abana bawe ntabwo naza birababaza. ntabwo Imana ibikunda. So rero abantu mukunda Vestine na Dorcas cyane cyane, ubwo ndi kuvuga kuri side ya Vestine, tugerageze tujye tumenya kandi ko amagambo burya ijambo ribi ririca. Uriya mwana aracyari muto, ni muto cyane. Twiviriye mu bihe byiza, kurandebera ukuntu shitani ari mubi. Twiviriye mu bihe byiza, yaratsinzwe. Twiviriye mu bihe byiza, ibitaramo bakoze muri Canada baravunitse, bari bakeneye n'umwanya wo kuruhuka. Ibi bintu biravuna mwa bantu, none ntitubahaye n'agahenge. Nawe ibaze ubyutse mu gitondo ukabyukira kuri biriya bintu, uzi ko biriya bintu urabona mu Rwanda ntiduhuje amasaha, byabaye mu gihe twe hari nijoro. Baze kubyuka ugakubitana n'inkuru nk'iri, isi yose ikwambaye ahantu hose uciye, akantu kose ufunguye ari wowe kandi bakuvuga nabi. We ejo bundi yaravuze ati ariko muramvuga we, ariko uzi kujya gusohora indirimbo ukabona abantu bose bari kukuvuga. Ati hari n'igihe wumva rwose uyobewe ukuntu bigenza. Ni ukuri ntabwo ari byiza. Hari umuntu ejo bundi nabonye comment ye ariko banza urugo rwa Vestine rutunze abantu benshi. Uziko hari umuntu ujya hari akavuga ati mbona umugati, none se ugeze ngo abantu bavuga kubera ko baba bahagaze ku byo bari kuvuga cyangwa kugira juste ngo bavuge. Oya ariko ntago ari ibyo. None se wowe uri muravuga umwana w'umuntu kandi nawe ufite abandi bana mu rugo iwawe, ese ari umwana wawe bari kuvuga cyangwa ari umuntu like tujye twishyira mu mwanya w'abandi. Ikindi kandi kuba uri umusitari ufite inyama n'amaraso, ubayeho nk'abandi bose, ariko abasitari bacu twarabishe, twarabamaze, twabahaye kubaho mu bwihisho nkaho batari abantu. Uzi ko kubera kumenyera ko ibintu byose ni privacy, urakeneye ya privacy yawe, bigera ukajya wikangamo abantu, ugahura n'abantu ugatinya kubasuhuza, uti none aba ndamenya ari bande kubera iki? Kuko uri umusitari. Subwo urumva bari abana baracyari bato, vraiment birambabaza kubona nubwo nta wishimira kuvugwa nabi cyangwa iki, ariko byibura hari imyaka ugeramo ukavuga uti ibyo wamvuga ibibaye atari byo, njyewe I keep going. Nyine ukumva ko bitari ngombwa kubiha umwanya cyane. Aho kuriya mwana aracyari muto pe, aracyakeneye amahoro y'umutima no aracyakeneye n'abantu. Yes, aracyakeneye. Ariko ubu kuri ubu ngayishyire mu mwanya we, nta cyizere waba ukigirira abantu. Bimuca umutima akumva nta cyizere agiriye abantu. Vraiment njye numva ari ikintu twakagombye gukosora, kandi buri wese akikosora ku giti cye pe. Gusa icyo nabwira abantu bakunda bariya bana, abantu mukunda Vestine ameze neza, nta kibazo na kimwe afite. Rero ntimukangwe n'amagambo arimo kuvugwa, ibitutsi biri kumutwaho. Niba ukunda Vestine komeza umukunde, komeza umusengere, komeza umugwe inyuma
babyita kugumuna inyuma mu mugwi inyuma, kuko nimba usanze aho Saga yabaye Saga barimo baravuga nawe ujya kuri negative side, ntabwo icyo gihe ntabwo uri umukunzi wa Vestina. Rero ushobora kuvuga yego ariko ukanavuga inkuru uhagazeho. So rero guys, muhumure, Vestina nta kibazo afite. Turi muri Canada, ari muri Canada, murabizi ko bana bamaze iminsi muri Canada. Nimba mutaranamubona i Kigali, muhumure, ntabwo bivuze ko hari ikibazo afite. Igihe nikigera muzamubona, mwongere ameze neza. Rero nta gikuba cyacitse, ahubwo abantu nibo bari guca ibikuba, noneho abandi nabo bagafatiraho ku byo bumvise, ugasanga ibintu bibaye too much. Ariko ubundi nta kibazo kidasanzwe cyabaye. So nta cyabaye, ibintu byose ni mu gihe gikwiye, mu gihe cyabyo muzamenya what is going on, muzamenya igikurikiyeho. Icyo twari turimo ni igitaramo, reka tubanze twinjoyinga iyo modu y'igitaramo irangire, hanyuma abana nibamara kuruhuka ibindi muzaba mubimenya. Rero kujya gushakisha amakuru uyashaka nabi, cyangwa ukaryama ukarota akavuga ati kangiye gushyiraho ibyo narose, guys, uwo muco ntago ari mwiza. Ntabwo umuntu bamuvuze ikintu wajya kubona ukabona ngo uyu ngo yari umukozi we, kandi ibyo bintu bitari byo. Ngo yari umukozi we wo mu rugo, ngo dore byagenze, ariko siko ngo baba banamuhembye ngo bavuge biriya bintu, hanyuma rwose ukabona views, ukabona amafaranga, rwose ukumva urishimye rwose. Asataniye n'amafaranga uba wibye. Imana irakureba ntago ari byo. Rero nimuhumura, ariko icyo muzamenya amakuru vuba bidatinze. Turahari ku bwanyu. Umunsi mwiza rero, turabakunda. Kandi yizewe. N'amabi yabaye bibaho, ko amabi abaho, ariko nta nubwo twebwe like ntago ari cyo kituraje inshinga. Erega igihe cyose turi mu isi habaho ibyiza n'ibibi, bizabaho n'ibibi bizabaho. Tubaye tudahura n'ibibi, ntabwo twaba tukiri mu isi, twaba twaragiye mu ijuru. So rero ni ibintu bisanzwe no kuba wahura n'ikintu kibi, ariko icy'ingenzi ni ukumenya uko ucyitwaramo n'uko ugitwara. Wanacyumva kuri mugenzi wawe ukumva ko ari ibintu bisanzwe, ahubwo ukamusengera. Exactly. Rero reka dushimire abantu, sibyo? N'ukuri barabikwiye gushimira abantu, tubashimire. Reka tubashimire tunabareba mu maso aho muri hose. Guys, mwumve ko mwadukoze ku mutima cyane, mwabanye natwe surtout muri iyi minsi nyine y'igitaramo. Turabashimiye abantu mwese mwakoze subscribe, mukaza kutujoyininga. Ubu tumaze kuba famiye nini, nkuko nabibabwiye, abantu barenga 1000 like n'ukuri ni iby'agaciro, kandi bagikomeza kuza ari benshi rwose. Mwarakoze, turakomeza kubashimira. Nakagaruka kuri With The Sisters, turahari ku bwanyu. Yego, murakoze cyane rwose, dukomeze tubane. Nakagaruka kuri With The Sisters. Ibihe byiza, bye.